turabasuhuje inshuti bakunzi ba Dove Films TV nkuko mubireba hano dufitemo inzuki dufite ibikoresho tugiye gukoresha kugira ngo mubashe kubona uko umuntu ashobora gufata inzuki. Ushobora kwemera ko umuntu ashobora gufata inzuki neza akazifata mu kanya ntucikwe turaje tubikwereka. Ubu byesita ku buryo şaşa. Yo sé, y a su cambio y oya humura ntabwo zikujya kubera ko ahubwo zipfumura mu nushaka uze nta rero nta n'ibirenge umwami se ndamubona ko ndabarebye mu hirya
umwami se wamubonyera twisenze yinjiyemo imbere biransaba dore yinjiye mu byabo mbana yapfuye mbana amwese ko nisenze uyobora ndarimo n'imyobo nyinshi cyane n'izindi zakomeye asubwa n'ubuki umuntu yaburira hano ra uraduha n'ubuki turye ubuki ubuse habe n'ubuki niki ni abana b'inzuki n'abagore bose okay ubona kuvuga ko nta buki umuntu yabonaho nanjye naza aho ngaho ntizindye se nta kibazo ngwino nafate n'ikinyazina fate n'ikinyazina nk'uko mubireba kuri kamera uri kubona ko izi ari inzuki izi ni inzuki nazikoraho n'izindi umwe nta kibazo ko zifate nta kibazo ntabwo n'izindi se we ntakize gutwara we fata ariko nta birenze none se we ntuziyore cyane atazishikamira umaze zifate none se ubu ngubu ni ukuvuga ko nta nuza nturushikamira rurakuye nta mbori okay imbori zirazigira ariko afite ukuntu biba byagenze neza nta birenze ubu ni ukuvuga ko ushobora no kuba wafata zino nzuki ugahita uzihuriza ahantu hamwe ahantu hamwe nuko ubona zindi zindi bigenda bitya izi zose ni ukuzifata nazishyira mu bintu byabigenewe none se ubuvumvu bwawe ko ndeba ukiri mutoya ubuvumvu bwawe warabutangiye ryari nabutangiye 2016 itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ubwo urumva ko umazemo imyaka hafi ubundi intara itandatu none se hari abo waba ubikomoraho bino bintu ntabyo ni umuntu nabikoze nuko nabonye nuko nabo bino wabikora ubuse kuba turi kumwe bisaba iki se ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yafata inzuki ntabwo murazibona asa ubu ngubu nta zindi mbaraga umuntu aba ari gukoresha oya nazo rero se ukuri kubikora urabona cyane ni ugutinyuka ni ukuvuga ko nanjye n'ingenzi nzibona nimba ishaka ntabwo upfa kuzifata kubera ko nawe wabikora pe ariko impamvu iyo urishikamiye ushobora kurushikamira rukababara ukirwanaho rukakurya none ko hari igihe umuntu anyura ahantu hari umuzinga uruyuki rumwe rushobora ruramurira atanarukozeho nyine ziba izi mpamvu se ntabwo bari ukuzikubaganira ariko ubu ngubu izi zose uri kubonamo hano ubona zina nakoramo ntabwo wapfa gukoramo uko ubibonye wakoramo ariko ubu nanjye nuko nagira gutya ahubwo icyo ni ukuzishikamira nanjye ubu nakozayo nawe ukozamo nta kibazo wowe ntuzishikamire wowe ukuraho ntayo birenze iri ni ikoranabuhanga kabisa murabona mu Rwanda dufite ubuhanga dufite abantu bazi ikoranabuhanga nubwo dukunda kubitsikamira ntitubishyira ahagaragara nk'ubu ngubu umugezeho urabona ko afite ubushobozi ariko ntabwo ashobora kumbwira ibanga akoresha ni rya banga abanyarwanda tugendana ni rya banga abanyarwanda tugendana rwose n'ingofero nshaka nayikuramo ngenda uwo muvumbu navutse 9/6 umva bane nawe 25 ndayigeje none umwami turamubona gute umwami kundi umubone no guhinga hano
ndongera nimara kumufata mu kwereka ukuntu ameze ndaye mahinge hano zirimo zipfumuramo manze mubona nase ubu ntabwo zaguruka zikigendera arimo naho yaje hano reka tuno dukoresho mbe nusubije hano muhero gari wongere utwereke n'umwami abantu benshi ntiturabona umwami ukuntu ameze n'umwami n'uruki bisana arawutwereka ndamutwereka nawe humura ubwo nakana cyane birenze komeza akazi kawe ariko kibazo ushobora kuba wajya muri ibi bintu udafite iyo ngofero yawe ntago byakunda none se iyo ngofero yawe harimo umuti udasanzwe oya ino ngofero impamvu zino ngofero ni iz'abavumu abantu bose bagira mu nzuki wirinda ko uruki rwakujya mu maso cyangwa mu mutwe nta kibazo nicyo cyiza cyane ubundi rushobora kukujya mu mazuru cyangwa mu kanwa ni ukuvuga ko mu buzima busanzwe rushobora gukuruma ahandi nawe uri umuvumvu rukakuruma nanjye ziranduma sinjye kuko zitangiye nta bundi buhanga burimo ni ugutinyuka ni ugutinyuka ariko urabona n'izi ngizi ntabwo zipfa kuryama Mauza. Umma. Hadi. ushobora bose usanze umwami utarimo ntabwo yaburamo kubera ko singoye isaho bisa ubona nose umwami aramutse apfuye ntabwo nakirinda ko atapfa bakire utwereke neza mushyire mu kiganza keretse niba waguruka gucika kandi amara kugira ngo ataguruka mbikora neza gutyo icyo ukoze mba mukoreye muza ubuhanga bwanjye nguyu umwami w'uruyuki ubu ngubu n'uyu ni uruyuki igeza hano kuri kamera abantu bayirebe simbona se ari uruyuki rusanzwe ni uruyuki bisanzwe ntabwo rwo rurumana rurarumana narwo ariko ntabwo ari cyane ntabwo rupfa kuryama ubu tugiye gukurikiza iki rero ukuntu ndi buzifate zikajyamo hano ugiye kuzishyiramo zishyiramo hano kuri kamera abantu babibone zose zirijyanaho hano zamura hejuru ako kantu kawe bakita ngo iki n'ifumba kugira ngo ifumba biriho umuriro iri kwaka oya ntabwo umunsi nacanye kubera ko
ubu zose z'inzuki ibi ni ibinyago bituma zigaburira. ubwo urazihamagara se cyangwa oya ziriza nazo nshaka ubu nanazireka zira zose ndanze kubaganiye zose ziri buguruke zize hano aho umwami ari. ubwo umwami arimo ngaho arimo hano. nta kibazo usubiza jyana hariya musubiza imbere uzishyiraho nta kibazo. ubwo umwami ari hehe? yagiyemo hasi mbanza n'ubundi guhinga mbatakaye. umwami nka gutya uzicukuye umwami aramutse apfuye wabigenza ute? ubwo nyine mba mumbye. inzuki wazireka? nazireka biba birangiye. cyangwa wazijyana ukazishyira mu zindi? ntabwo byankundira. umwami se ibyo ni umwami. tuno twana twinshi twa ese inzuki zigira amoko yazo? hari inzuki nini bita mamba. hari n'utundi tuyuki dutoya bita ngo tuno tuyuki ubona tuno tuyuki twiza bita hari imperume impamba impamba okay. ni bya biki binini hano zo ndabona naziri. ubwo izo ngizo nizo bita ngo iki? izi ni inzuki zigira ubuki zikagira umusaruro zikunda kwera gusa izi ngizi zigira umusaruro w'ubuki ariko akanya gatoya ubu ntabwo nazikora zose zirahita ziguruka zizemo zisanga umwami hariya. ni ryari inzuki zishyira ku kiganza cyawe zikakujyaho? nuko n'ubu wabikora. ni ibintu bidakomeye cyane uko ubona mba nazisize muri aka kantu ni nuko naho zakwijyana gutyo. nabyo wose ubikoze ntibyakubangamira ubikore turebe. reka zibanze zose zijyeho zose nzajya mu mwobo zanze zijye hariya muri ka kantu. ni ibintu biba byose. ubwo uri bubikore? ndabikora. okay. izi zose zirimo hano